ariko buryo utagira ngo hari ijambo ugira utazi kurongora reka umugore wawe uzamubwira ubusa utamurongoye wamugera imbere wagira ngo ukojejeho ukabura hije imigeri uwo mugore azakubaha azubaka none se umugore warongowe neza ntatera imbere atekereza neza rara se umugabo yabaye aguciye inyuma ukajya mu kazi uvuga neza bagusaba serivisi ati cara hariya cyangwa usohoka ugenda urayo nkabura uko indigenda yongera nikagenda kaba gato gato kubera ko ragenda kakahita gapfuka jewe rwose byararangiye bita wegura nka gutyo ugiye oya nge byararangiye wenda nagubona oya nkubona kubasha reka rero ko byabyuya wahitaguna urajya hatataka na eko komana nimero ambirase biri kuro yabiho ku ruhande Ubona umugabo n'umushari ari kubivuga ngo umugore gusuzuguye ngatangira no gusurira mu buriri ukumva ko kantu umva hano ho yo mpageze ubwo mbacara damara mbacara damara ku buryo hano niwo munezero wanjye happiness kwagira sinigeze nkukunda sinigeze ibihe byiza twagiranye nawe nagugize umuntu wera gukunze niba utaramukunze niyo mpamvu yagize ibihe byiza njyewe sinamukunze ahubwo uzi kugira ngo umuntu agukwite kino ukakimasa nakimashe nkireba gutya nkagikontorora zanzo zose nkazireba za roketi n'ibiki byose uribwa kabisa indaya hano ni make usanga kuvara hepfo zipanze kuva ku murongo kugera hano nari yabuzuye aho ugeze igiciro ufata ushaka indaya hano ku noti yawe ya 3 kuzamura uyibonera gaturu agapipi kanjye kambujije amahoro kabonye korode gatangira gutera nakwibuka mama ko yambujije gutwita nirukira dushe nk'akasuka w'amazi afite ubumuga bwo gukunda indaya wahise ngenda tukibanira nzovu aho kubana nawe nabana n'ubwandu bwa sida koshya niki kubera iki se sindi umugabo yarinze ubusugi bwe yarinze umubiri we aburindiye umugabo azabuha aburindiye ndese umugabo azabuha uwo bazabana ari banki bwakira nk'ingwate ishwe burangiye niba ndimo ndagigira njye buriya no ikintu upfa nawe ni ikintu kimwe yarongoye Diane ndababara Diane ni wejita kugira ngo byemere bye Diane yaramvunye najyaga mwoza ubumitiyo nkagura amakweto nkamukubita amagifuti nkamambika ingofero nkamuha amapusi amahene inama byose nkabimuhereza arangije Diane yanga kuma urukundo ajya kuba byo kumwe ibyo komoka byokira yandonyera ndi ugarukiye mu kangahe ni yafite diplome waranyishyuye se turajya imakanda hari akazi gusabye ubundi umuntu ubayeho mu buzima bubi arangwa n'ibintu bitanu
Imana imbabare simbibayemo umuntu uba mu buzima bubi ajya ukagize amahigwe kabiri ashinda ariko yavumbye n'undi afite hano gatatu ajyama ari uwa nyuma akabyuka ari uwa mbere kane ntajya ahabwa invitation y'ubutumire gatanu ntajya abyara muri batisimu n'umunsi wa rimwe na rimwe mugire amahoro n'umugisha mbayeho neza ariko ukomeje ugiye Yesu yaraje ngo dupfire wowe wari uhari genda ubabaze mbese ntabwo Yesu yagupfiriye data ko yapfuye ejo bundi yarampfiriye se Adamu na Eva Imana yarabaremye abo simbazi namba irangije babuza barema ntabwo nari babuza nyine babariye urubuto rwabujijwe igihe baruryaga ntabwo nari Imana wowe ubizi wowe ubimbaza urabimbaza se ngo bisobanure ko nari ndi kumwe nabo ntongere kumaza ayo magambo ko ushobora kundakaza ese ninde ndagutikura Yesu n'umwana w'Imana Imana yarongoye nde Imana yanyujije umwana muri yanyujije muri Bikira Mariya Yesu yasamye inda y'Umwuka Wera Mariya yaje yabereye hese abakobwa bananutse ngo nibo bakobwa ba mbere barya amafaranga abasore umukobwa unanutse abameze nk'umuyugiri bameze ngo nk'ivubinga bameze nk'umubu nijoro ngo gukurira abasore amafaranga ku rwego rwo hejuru ariko ukibaza umwana kananutse afite DNA z'umusigati afite DNA z'igihori afite DNA z'isenane katabyibuha wenda ngo aryo gufunga byibuhe bipfira he bipfira he kutabyibuha ahembwa 250 desa zigusipendingaho hoteli nziza uziriramo urya inkoko urya ibiki buri munsi urasohoka ariko ntubyibuha bipfira he biba byatiriye nta kintu utabona utetwa n'abasore barenga 9 abakobwa bananutse batendeka kuri rwa rwego rwo hejuru ariko kubyibuha wapi kubita kuri ka kandi barataka batazana amazi kubita shimu kubita yewe sese rumeze icyo nyifuriza ni iki mwifuriza nyiri ubuzima bwawe mwifurije kuza ugahaha nanjye mwifurije ubuzima no kugira ubwenge kwifuriza akantu keza ubwenge n'ubuzima which means ibyo bintu biri ntabwo bifite uvuze neza ubwenge n'ubuzima abonye ari byo bintu udafite Samusundi nta n'ikibazo afite se bino ubyeditinge bikuremo abikuna naso ubundi Samusundi si inyoni ni inyoni nanjye mba mbona bimeze nk'inyoni cyangwa nk'umunwa wayo ibiki ibinyoni oh my
ariko hariya ni igitangaza ye yaranyemeye ahubwo mbona ari ukoze mu bintu by'ibinyoni. Hi. Hi. What is your name? My name is Esther. Where are you going there? I'm going hano mu kazi purpose. Who are you? 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 Are you stupid? Nawe uri ikigoyi. Matari gupai. Kabiri ugabanyije kabiri ni kangahe? Kabiri ugabanyije kabiri. Kugabanya ni kane. Ubwo kabiri ugabanyije kabiri ngo ni kangahe? Ni kane. Okay. Se wamenye ko Nyiramana asigaye afite undi mugabo. Nizere ko atari imbwa nkawe. Aho kugira ngo bakubuze kubomora no kujya bakuce ku nzoga wahitamo iki? Kubomora no kunca ku nzoga? Ko turebe da. Kubomora no kuguca ku nzoga. Konzi ko byose bigendana. Inzoga nyifatisha indaya kugira ngo nze kwiyungura ubwenge mu gitondo. Abantu bitwa abanasi bakuriye. Abanasi. Abanasi. Nabahati na nasi. Oya. Kevin uracyari sugi? Yego. Kevin ufite imyaka ingahe? 23 sinayikubwiye. Ngukira. Wambwiye 23 ariko ntago abakobwa benshi bo mu mujyi wa Kigali umwana ufite imyaka 23 abakiri sugi. Uhera Yesu bivuga abakobwa bose mwarabonanye. Guys, tuvugisha ukuri nk'ubu iyo mubonye nambaye rodo body ntabwo mubona ndi umukire. Sinabaye umukire guys. Mwambona ariko mabuja kera mabuja ajyaga anyuraho yambaye za rodo body nkabona anyizeho yifunze agenda. Ubu nanjye mana nuko nta muntu ufite wo kunyura ngo mwifungeho bro. Ariko hari nashonje. Urareba iki kintu? Iki ni iki? Iyi ni kwisi. Utekereza ubyaye umuntu umeze nk'intuza nk'imvubu. Kora abagabo bararya byo. Agaho. Usibye ko adashaka gusa. Karibu yanyihanangirije shaka baratanira pe. Nyumvira ndagaswera. Burangiye namaze gukora icyo bita consultation. Uraryoshye. Seriously, waryoshye imibona. Kuri kwima. Burana namaze gukora ikizamini namaze gupimisha ijisho. Ntabwo mutungwa n'ibyacu. Ntabwo mukinira kurongora. Ntabwo muturongora mwebwe. None twebwe tubaca amafaranga tubaca amafaranga iyo tugiye kubarongora. None ubu twabahera ubuntu no kubera iki? Kaye mwaraherewe ubuntu namwe. Jandonyera ndi. Ako ni gute wafata ngo ngiye ngo. None sibyo oya dia tuvugisha ukuri ibyo ntago ari uburari. Imana yaravuze ngo mumenye ubwenge kandi mukoresha ibyo nabahaye neza bibabyarira umusaruro. Amena. Mata y'ibice bya mbere umurongo wa 2. Wowe. Ndabona waraguze nini ngofero nshyashya. Ibyo ngura byose ntabwo ushinzwe kubimenya, ntabwo ushinzwe kumenya ngo naguze ingofero. Ubu ngubu ningura n'amasoyisi n'ikariso uzavuga uti none waguze ikariso nshyashya wayibonye. Urukundo rutarimo amafaranga rubemeze nk'ibirayi ndetse n'ibitoki by'imvange birimo imboga za dodo bitarimo amavuta bitarimo n'umunyu. Kumva ibyo bintu uzabanye n'igisambo cyabira mu gihugu cy'inyama. Ariko ntabwo narenganya nzuvu kuba yaterese dusana. Baba bagabo ukuntu bameze nk'ibihunyira bafite ibintu. Ibihunyira niwe kanyoko. Eza nyama mbwira ibiryo udakunda. Ntabyo ngiye nakunda bibaho.
nubwo wamuha amabyihabye ako ngiye muranangaza abantu mwumva ngo umugabo wanjye ngo ni bana ngafite akantu kangana ngo ngafite akantu kangana ngo ibyo urabishyigikiye umugabo wanjye simbishyigikiye umugabo afite akantu kangana ngo oya kandi nanjye ubwanjye mfite abagore b'abashuti banjye bagenda babasebya abagabo babo ngo bafite utuntu tungana gutya kumva umugabo yaragiye amera nk'uguye muri pisine kwa ngo nibirapama ugiye gukora prologe ugahita ugendamo ngo umugabo yashyiramo kubera kurangara ko bagira ngo ni dami inka zishoceyeho umuhungu yashyiramo rimwe yashyiramo kabiri umukobwa akabyuka abwira abandi bagore bagenzi be umugabo wanjye ntashoboye wowe watomeka mu idamu kumva yuko umuntu yashobora iki irakabandinganita ku buryo n'iki